Mwaramutse torero ry'Imana, twongeye kubaha ikaze ku wundi munsi w'amateraniro yo ku cyumweru ku tariki 12 z'ukwa 12 umwaka w'ibihumbi 2021. Umwaka turawusoje kandi tusoje tukiri mu buntu bw'Imana, tukizera yuko Imana iri ku ngoma. Uwiteka aracyadukunda kugeza n'ubu. Niba utabyibukaga nawe kandi ndabikwibukije, Uwiteka ari ku ngoma kandi aragukunda, arakora umurimo mwiza ukomeye muri wowe, nk'uko Bibiliya itubwira mu Bafilipi igice cya mbere murongo wa 6 haravuga ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Bene data, Uwiteka arakora umurimo ukomeye kandi mwiza muri twebwe, kandi Uwiteka arizerwa, Imana irizerwa, izawusohoza mu gihe cyose ukiriho, mu gihe cyose ugihumeka. Icyo bivuze nta kindi, bivuze ko Uwiteka akigushaka, akigufitiye umugambi, agifite icyo arimo arakora muri wowe kandi kitararangira. Bibiliya iratubwiye ngo kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Naho ibyo Imana ikora muri wowe byasaba ko bizasoza umunsi Yesu Kristo azagaruka, byizere, ubifate, ubikomeze, ubigire ibyawe ko Imana ikirimo gukora muri wowe, kandi ibyo ikora ni byiza, ntabwo ari bibi. Niko n'ijambo ry'Imana ritubwira nanone ngo ibyo yibwira kukugirira ni byiza, ibyo irimo irakora muri twebwe ni byiza. Byizere, cya gihe ugeze ahantu hagukomereye mu buzima, cya gihe ugeze ahantu wumva utazi icyo gukora, uri kwibaza utese iki cyemezo ngomba gufata nkora iki, ujye wibuka yuko umurimo Imana irimo irakora muri wowe ari mwiza kandi ko izawukomeza. Ibyo rero bivuze ko Imana izajya ikuyobora, ko Imana izajya ikwereka aho kunyura, izajya iyobora ibirenge byawe aho ugomba kunyura hose, kugira ngo irangize cyangwa isohoze wa murimo mwiza irimo irakora muri wowe. Tubahaye ikaze rero muri aya materaniro y'Ikinyarwanda. Turagira ngo dutangire dusenga, twiragize Imana ibane natwe uyu munsi, hanyuma turahita twakira worship team nayo ituyobore mu mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza Imana. Dusenge. Uwiteka Mwami Imana, twongeye kugushima kubw'uyu munsi mwiza waturemeye Data, umunsi mwiza uduhaye wo kunezererwamo Mwami Imana, undi munsi mwiza uduhaye wo kubona imbabazi zawe, wo kubona ubwiza bwawe, wo kubona gukora kwawe Mwami, ukora umurimo mwiza muri twebwe ushaka kuzarangiza Mwami, kugeza n'igihe bizageza ku munsi wa Yesu Kristo. Mwami, uzaba ugikora muri twebwe, uzaba ugikora kandi ukora umurimo mwiza Papa. Turabigushimiye n'ukuri kubwo kwizerwa kwawe, kubwo kudukunda, kubwo gushaka ibyiza kuri twe no gushaka kudukoresha ibyiza Mwami. Tuguhaye uyu munsi aya materaniro dutangiye Data, ngo uzuterane natwe, uzubane natwe Mwami. Buri wese aho yicaye akurikira ijambo ryawe uyu munsi wa none, buri wese aho yicaye afatanya natwe na worship team kuramya izina ryawe rikomeye Mwami, ndagira ngo ngusabe Papa ngo buri wese umusange, buri wese umwiyereke, ugire ibyo uganira n'imitima yacu, ugire ibyo uvugana natwe Mwami Imana, kugira ngo uyu munsi aya materaniro dutangiye ntabe nk'andi materaniro yose twigeze kubamo, ahubwo abe umunsi tuzabasha guhagarara tukavuga ngo uriya munsi twabonye Imana, uriya munsi Imana hari icyo yatubwiye. Turakwiragije uyu munsi Mwami Imana, ibigiye kuba byose, worship team ituyobora mwanya wo kuramya no guhimbaza, twakira umushumba Mwami atubwira icyo washize ku mutima we Mwami Imana, dutanga amaturo, twumva amatangazo, byose Mwami reka byose bibe kubw'icyubahiro cyawe, kubwo gushyirwa hejuru kwawe Mwami, ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe. Turakwakiriye muri uyu mwanya, twakiriye Mwami Yesu, twakiriye Mwuka Wera, kugira ngo Imana ibane natwe hano hantu kandi tubihererwe mu mugisha. Urakoze Data, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen, amen. Torero, tugiye kwakira worship team. Ndagusaba nawe ngo
ukorane nabo, ugendane nabo, uririmbane nabo, usimbuke, ubyine, wishimire mu mwami. Uyu mwanya ntukubere imfabusa, ahubwo uwukoreshe kugira ngo urusheho kwegera Imana. Worship team turabakiriye, Imana ibaho umugisha, tuyiramya kandi tuyishyira hejuru. Amen. Haleluya. Turabakiriye mu materaniro ya kabiri y'ikinyarwanda. Ikaze mureke dufatanye kuramya no guhimbaza Imana muri aya manywa meza Imana iduhaye. Hari byinshi Imana dufitiye uno munsi, ari mu kuramya, ari mu ijambo. Dutega amatwi, duhuze imitima aho muri hose, Mwuka Wera ari kumwe natwe kugira ngo azamure kwizera kwacu, azamure ibitekerezo byacu, tubihange Imana yacu ko ari ibasha gukora ibirenze cyane ibyo twibwira n'ibyo tubasha gutekereza. Amen. Yamaye kuri ya soko imara inyota, kandi ayitembesha mu buzima bwanjye. Yamaye kuri ya soko imara inyota, ayitembesha kandi ayitembesha mu buzima bwanjye. Yamaye kuri ya soko imara inyota, ayitembesha kandi ayitembesha mu buzima bwanjye. Yamaye kuri ya soko, yamaye kuri ya soko imara inyota, ayitembesha kandi ayitembesha mu buzima bwanjye. yaranyuze yanyuze umutima wanjye. yaranyuze yanyuze umutima wanjye. ndahagijwe mpagijwe n'uko ari muri njye. ndahagijwe mpagijwe n'uko ari muri njye. ubu nduzuye nuzuye kubaho kwiwe. ubu nduzuye nuzuye kubaho kwiwe. ubu nduzuye ntacyo mbuze muri we mfitemo byose. ntacyo mbuze muri we mfitemo byose. ntacyo mbuze. yamaye kuri ya soko imara inyota, ayitembesha kandi ayitembesha
mu buzima bwawe. Oh, yaranyuze 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 yanyuze umutima wanjye yaranyuze 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 yanyuze umutima wanjye yaranyuze ubu nduzuye ubu nduzuye ubu nuzuye 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 kubaho kwiwe ubu nduzuye ntacyo mbuze ntacyo mbuze ntacyo mbuze muri we mfitemo byose ntacyo mbuze ntacyo mbuze ntacyo mbuze ntacyo mbuze muri we mfitemo byose n'amajwi yacu gusa ndahagijwe 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 magijwe nuko ari muri jye ndahagijwe yewe ndahagijwe 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 magijwe nuko ari muri jye ndahagijwe haleluya haleluya duhagijwe nuko ari muri twebwe amen turuzuye twuzuye kubaho kwe ntacyo tubuze kuko muri we dufitemo byose amen niba ubyizera uvuge ngo haleluya amen ni wowe ufite amagambo meza fatanye twese ni wowe ufite amagambo meza ni wowe ufite amagambo meza ni wowe ufite amagambo y'ubugingo amagambo meza ni wowe ufite amagambo meza amagambo meza waranyubatse ndakomera twubaka imiryango waranyubatse ndashikamye waranyubatse Yesu waranyubatse ndakomera haleluya haleluya waranyubatse ndashikamye mwami mwiza mwami mwiza twakuvaho tukajya hehe uraturinda uraturinda dutunze uradutunze uraduhagije mwami mwiza twakuvaho tukajya hehe uraturinda uraturinda uradutunze uraduhagije twongere nanone mwami mwiza mwami mwiza twakuvaho tukajya hehe kuko ni wowe uturinda uraturinda uradutunze uraduhagije ni wowe soko y'umugisha mfite ni wowe ufite amagambo meza
amagambo meza. Haleluya, ni wowe ufite amagambo y'ubugingo, amagambo meza. ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza. waranyubatse ndakomera. watwubakiye igihugu mwami, waranyubatse ndashikamye. Haleluya, haleluya, waranyubatse ndakomera. ni wowe watwubatse mwami Yesu, waranyubatse ndashikamye. sinzanyeganyezwa. Haleluya, sinzanyeganyezwa. uko bigenda kose ndashikamye, niyo mpamvu ndirimba sinzanyeganyezwa. imvura izaza, imiyaga izaza, aguma nkomeye. sinzanyeganyezwa. uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. sinzanyeganyezwa. ndirimba sinzanyeganyezwa. Haleluya, haleluya, ntabwo tuzanyeganyezwa. Haleluya, amen. turashikamye, turashikamye. bwira umutima wawe uhumurike. amen. Haleluya. sinshaka gukora ibyo njye nifuza, nkoresha icyo wampamagariye. sinshaka kuba njyewe nifuza kuba, mpindura uwo wampamagariye. mufashe turirimbane. sinshaka gukora ibyo njye nifuza, nami nkoresha icyo wampamagariye. sinshaka kuba uwo njyewe nifuza kuba, nami mpindura uwo wampamagariye. sinshaka gukora ibyo njye nifuza, nami nkoresha icyo wampamagariye. sinshaka kuba uwo njyewe nifuza kuba, nami mpindura uwo wampamagariye. ukora umukoro utari uwanjye, nabyo gutsindwa. uresha icyo wampamagariye. yego, ukora umukoro utari uwanjye, nabyo gutsindwa. uresha icyo wampamagariye. dore ndi imbere yawe, dore ndi imbere yawe, unkoresha icyo ushaka. icyo wagambiriye
dore icyo wagambiriye, icyo wagambiriyeho mbere ntaraba. Waranyiremeye ndiho kubwawe, ndiho kubwawe, sinduwanjye, sinduwanjye, ngo nigenge, ngo nigenge. Waranyiremeye, waranyiremeye ndiho kubwawe, ndiho kubwawe, sinduwanjye, sinduwanjye, ngo nigenge, ngo nigenge. Waranyiremeye, waranyiremeye ndiho kubwawe, ndiho kubwawe, sinduwanjye, 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 ngo nigenge, ngo nigenge. Dore ndi imbere yawe, dore ndi imbere yawe, unkoresha icyo ushaka, icyo icyo wagambiriye, icyo wagambiriyeho mbere ntaraba. Nkoresha, 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 nkoresha icyo wampamagariye, yego mpindura, mpindura, mpindura uwo wampamagariye. Nkoresha mwami, nkoresha mwami, nkoresha icyo wampamagariye. Mpindura mwami, mpindura, mpindura, mpindura uwo wampamagariye. Kareba isengesho rya buri muntu wese kugira ngo Imana iduhindure uwo yaduhamagariye kuba we. Nibyo bifite inyungu nyinshi, nibyo bifite agaciro kenshi. Usomye neza mu byanditswe usanga ba Petero ikintu bari bafite gikomeye bashaka gukora mu buzima ku giti cyabo cyari ukuba abarobyi. Abarobyi bakomeye, nizo nzozi zabo zari zikomeye bari bafite. Ariko nyuma yo guhinduka uko Imana ibashaka, Imana yabahinduye abarobyi b'abantu. Uyu munsi isi yose yarahindutse kubera abagabo batekerezaga ko bazavamo abarobyi, Imana ikabahindura abarobyi b'abantu. Uyu munsi nawe ushobora kuba ufite inzozi wibwira ko zikomeye, ariko nuhinduka uko Imana igushaka, bizagira inyungu nyinshi kuri wowe, ku miryango wawe, ku bazagukomokaho, no ku ahantu utuye, ku mudugudu wawe, mu isi muri rusange. Kuko Imana ikora, ifite proje ziramba, ntabwo ikora ikintu cy'ako kanya gusa. Amen. Imana idufashe kugira ngo duhinduke abo yaduhamagariye kubabo. Amen. Kuko ibyo ntunze ni ibyawe, nanjye ubwanjye ndi uwawe, na buri kise ngufite mwami ko umpagije. Ibyo ntunze, ibyo ntunze ni ibyawe, ego nanjye ubwanjye ndi uwawe, na buri kise ngufite mwami ko umpagije. Ibyo ntunze, ibyo ntunze ni ibyawe, ego nanjye ubwanjye ndi uwawe, na buri kise ngufite mwami ko. Twongere kandi, ibyo ntunze, ibyo ntunze ni ibyawe, ego
nanjye ubwanjye duwawe naburiki kise ngufite mwamiko naburiki se ngufite mwamiko umpagije ushimwe mwami ushimwe mwami wawe undenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe ushimwe mwami ushimwe mwami wanjye umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe ushimwe mwami ushimwe mwami wawe haleluya umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu umva ayo magambo neza ushimwe mwami wanjye ushimwe mwami wanjye umenyera ubuzima ukama ku butunzi bwawe naburiki se ngufite mwamiko naburiki se ngufite mwamiko ntacyo nakuburanye naburiki se ngufite mwamiko kuko imigambi yawe haleluya kuri njye ni kuko imigambi yawe kuri njye ni myiza kuko imigambi yawe kuri njye ni myiza ndakomeza nzakomeza mwizere kuko ndakomeza nzakomeza mwizere kuko utabesha nzakomeza mwizere kuko utayobya nzakomeza mwizere kuko naburiki se ngufite mwamiko naburiki se ngufite mwamiko ntacyo nakuburanye se ngufite mwamiko twongere kandi ntacyo naburiki se ngufite mwamiko umpagije haleluya haleluya ntacyo twamuburanye umwami wacu haleluya haleluya Imana ibaho umugisha cyane Imana ikomeze tubere byose twakira umuyobozi wa gahunda murakoze haleluya haleluya twongeye kubakira nanone dushimira cyane worship team dufatanye namwe nanjye tubashimire kandi tubasabira ngo Imana ibaho umugisha ibongera yandi mavuta menshi yo kugenderamo bakomeza kutuyobora mu mwanya mwiza wo kuramya Imana igihe cyose duhuye igihe cyose duteranye nk'itorero Imana ijye bakoresha kandi kugira aho batugeza kubera ko iyo baramya mu mavuta menshi natwe turafashwa kandi Imana ikakira
amashimwe yacu no kuramya kwacu bikayibera umubavu uhumura. Tugeze mu mwanya mwiza, tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko tutarakira pastor nagira ngo tubanze dusengere abataragerwaho n'ubutumwa bwiza. Murabizi ibi ni ibintu dukora kenshi nk'itorero, uko duteranye ku cyumweru dusengera abataragerwaho n'ubutumwa bwiza. Impamvu cyane cyane tubikora nuko twumvise ku gakiza, twumvise kuri Yesu Kristo, twaramusogongeye. Birababaza rero, turabizi ukuntu bibabaza umuntu utaramenya Yesu Kristo. Uribaze se uriya muntu yizera iki? Ese abayeho ate? Ese iyo arwaye abigenza ate? Ese iyo agize ikibazo areba he? Ni hehe atumbira amaso ye? Twebwe rero tuzi uwo dutumbira, tuzi aho ubutabazi bwacu buva. Niyo mpamvu ari ikintu gikomeye kuri twebwe gusengera abataragerwaho n'ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero turasengera ubwoko bwitwa Fula Jalon bo muri Guinea. Ni abantu bose hamwe ku isi bageze 6,500,000 birenga, baba mu bihugu 9. Ni abantu b'abayisilamu cyane cyane, ariko ntabwo baragerwaho n'ubutumwa bwiza, kandi bafite Bibiliya, isezerano rishya ryose rirasemuye mu rurimi rwabo. Murumva rero yuko Imana abo yahagurutsa kugira ngo babagezeho ubutumwa bwiza, byaba byoroshye nibura ko inkuru ikomeye cyane ya Yesu Kristo barayifite mu rurimi rwabo bumva. Tubasengere rero uyu mwanya, tubaragize Imana kugira ngo igire abo ihagurutsa bababwire inkuru nziza ya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami, uyu munsi wa none Data, duteranye nk'itorero twese abizera Kristo bo muri Potter's Hand Church, dufatanyije hamwe Mwami dusengera ubwoko bwa Fula Jalon bo muri Guinea. Data, tubakwereka buri wese muri aba bantu 6,500,000 barenga Mwami, buri wese muri bo uramuzi, uzi izina rye, uzi ibyo yibwira, uzi ibyo atekereza, ngo yewe uzi n'umubare w'imisatsi iri ku mutwe yabo Data. Niyo mpamvu uyu munsi wa none Mwami twizeye ko nitubasengera ko uhagurutsa abantu babajyanira ubutumwa bwiza Papa, uri bubikore kubwo gukunda abantu bawe, kubwo gushaka ko nabo bamenya Mwami urukundo wabakunze rwatumye utanga umwana wawe kugira ngo abapfire Papa. Turakwinginze ku bwabo Data, ngo uhagurutse abantu hirya no hino, ntituzi twebwe aho baturuka, yewe hari n'igihe baturuka muri twebwe nk'itorero, ariko Papa turakwinginze ku bwabo ngo ugira buhagurutse bababwire ubutumwa bwiza, bababwire Yesu Kristo abapfira ku musaraba, bababwire amaraso yavuye atuma ibyaha bivaho, atuma indwara zikira, atuma Satani atsindwa. Mwami, ibyo nibyo bakeneye kumva, bakakwakira, bakakira umwana wawe Yesu Kristo mu buzima bwabo. Turinginze ku bwabo Mwami Imana, ngo ugira buhagurutsa, uhagurutsa abavuga butumwa, uhagurutsa aba evangeliste baturuka hirya no hino Mwami, kugira ngo bababwire kandi nabo bakire ijambo ryawe, nabo bakire ubutumwa bwiza, kugira ngo bave mu nzira zidagukurikira, ahubwo binjire mu nzira zigukurikira. Turinginze ku bwabo Mwami Imana, kandi twizera yuko umunsi tuzahagarara imbere yawe Mwami, nabo tuzaba duhagararanye nabo, kubera yuko hari umunsi twabasengeye Mwami uhagurutsa abantu bo kubashyira ubutumwa bwiza, barabwakira, barakwakira mu mitima yabo, nabo tuzabane mu bwami bwawe. Urakoze Mwami, kandi icyubahiro ni cyawe muri byose, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Tugiye gusengera n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo natwe Imana ikomeze kudukoramo umurimo mwiza, ikomeze kuduhesha umugisha, ikomeze kudukoresha kugira ngo n'abari muri twebwe, n'abari mu gihugu cyacu batazi Imana, nabo bayimenye, nabo bayizere kandi bayikurikire. N'ikindi cyifuzo cyose Imana yagushyira ku mutima, niba hari umuntu uzi urwaye umuvuge mu izina, niba hari umuntu runaka ufite ikibazo icyo ari cyo cyose wamenya umuragize Imana, cyangwa unashima Imana, kuko nabyo bibaho. Imana iba yadukoreye byinshi bikomeye, nabyo ubisengere ushima Imana. Hanyuma turahita twinjira mu ijambo ry'Imana tugezwaho n'umushumba wacu mukuru.
Data mu izina rya Yesu Kristo twongeye kukwereka iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu waduhaye, uduheramo amahoro, uduheramo ibyiza byinshi, uduheramo kukumenya no gukurikira umwana wawe Yesu Kristo, uduheramo mwami kumva ijambo ryawe inshuro nyinshi. N'umugisha mwami, ntago tubifata nk'ibisanzwe, ntago tubifata nk'ibintu bya buri munsi, ahubwo n'umugisha papa uduha buri munsi wo kubasha kuba mu buntu bwawe no kumva ijambo ryawe no gukura mwami mu mwuka. Turabigushimiye mwami, ari nako dusengera n'undi muntu wese waba yarumvise ijambo ryawe ariko ntaryakire mu mutima we, ngo umutima we ufunguke akwakire, yibuke ibyo yize byose ku bwawe mwami Imana. Tuhinduke igihugu gisenga Imana, igihugu cyizera Imana, igihugu kiyoborwa n'Imana mbere na mbere mwami. Turagusabye papa ngo ukomeze kwiyerekana umuntu wese urimo kureba iyi segment iri gukurikira iyi service mwami Imana, urwaye ndamusengeye ngo umusange aho arwariye, aho aryamye papa, umukize. Uri Imana ikiza indwara, kenshi cyane twagiye tukubona ukiza indwara papa. Turakwizeye n'uyu munsi wa none ngo umuntu uguhaye ibyo byose, ukwiyeguriye, ukwizeye yuko umukiza papa, umukize akubone, abone ubuhamya atanga yuko hari umunsi wamukijije mwami Imana. N'undi waba ufite ikindi kibazo cyose data, turamwizereye mwami Imana kugira ngo ugire icyo uhindura, umuremere ubuhamya papa. Ni kubw'Imana byose bikorwa data, kandi icyubahiro cyawe aba ari cyo kigaragara muri byose data. Uyu mwanya tugiye kwinjiramo w'ijambo ry'Imana data, tukweguriye imitima yacu, turayifunguye kugira ngo uvugane natwe, kandi imitima yacu ihindurwe kubw'ijambo ryawe tugiye kumva mwami. Urakoze, tuguhaye icyubahiro muri byose none n'iteka ryose mwami Yesu, amen, amen. Murakoze torero gusengera aba bantu no gusengera igihugu cyacu. Tugiye kwakira umushumba wacu mukuru Pastor Jimmy aganire natwe amagambo meza y'Imana witeka yamutumye kuganira natwe uyu munsi. Imana ibaho umugisha. Amen, amen. Arakoze Sister Amanda kutuyobora neza muri aya materaniro y'Ikinyarwanda. Imana iguhe umugisha ndetse no kunyakira. Murakoze cyane worship team ya Potter's Hand kuduhesha umugisha mu kuramya. Imana ibaho umugisha. Mbahaye ikaze abandi bose badukurikirana, haba ari hafi cyangwa bakure, mudukurikirana muri ubu butumwa bw'aya manywa. Mureke dukomeze twinjira mu ijambo ry'Imana, Imana idufitiye uyu munsi. Reka dusenge. Data mwiza, turagushimiye, dukomeje gusenga nta nubwo tunabirambirwa. Bana natwe muri uyu mwanya twiga ijambo ryawe, Mwuka Wera aduhe guhishurirwa amagambo yawe bizana umucyo mu buzima bwacu. Ni mu izina rya Kristo umwami wacu, amen, amen. Ijambo tugiye gusangira uyu munsi cyangwa aya manywa muri aya materaniro yacu y'Ikinyarwanda ni ijambo ryitwa ngo kubeshwaho no kwizera. Kubeshwaho no kwizera. Iyo tuvuga ngo kubeshwaho no kwizera, ni byiza kubanza gusobanukirwa ngo kwizera ni iki, ubundi kwizera ni iki, bivuze iki. Hari ibintu byinshi cyane muri Bibiliya usobanukirwa ari uko ugiye usoma ingero zigaragaza ibyo bintu. Ariko ikintu gishimishije nuko iyo bigeze ku kwizera, kimwe n'andi magambo nk'urukundo, usanga harimo ubusobanuro bwabyo bwimbitse mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero turebe ubundi kwizera ni iki, kwizera bivuze iki. Ubusobanuro bwo kwizera tubusanga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 guhera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko ibyo bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko ibyo bizaba, ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Uko niko kwizera. Ibyo twiringizwa n'Imana, kwizera kuduhamiriza ko ari impamo, ntibizanyeganyega, bizasohora. Icyo nicyo bita kwizera. Ngo kandi kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ndaza kubereka urugero.
mu ijambo ry'Imana impamvu ari byiza kumva ubwo busobanuro icyo buvuze mu buzima bwacu no kwizera icyo ari cyo. Kumenya ibyiringirwa udashidikanya. Urugero rwa mbere, tuzajya mu ijuru abizeye Yesu Kristo. Ijuru sindarigendamo, imihanda yayo sindayigendamo, ariko mfite ukwizera kubera ko myiringizwa n'uwizerwa ari Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi. Mfite kwizera ko nzajya mu ijuru kuba narizeye Yesu. Nkagira kwizera kuko ijambo ry'Imana ribimbwira yuko abizeye Kristo bose batazarimbuka ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho tuzabona tuhabwa n'Imana Data, tuzabana nayo mu bwami bwayo ndetse mu ijuru. Rero kwizera ni ukumenya udashidikanya. Icya kabiri tubona ngo kwizera kuduhamiriza ibyo tutabonesha aya maso ko ari iby'ukuri. Kwizera niko kunambwira Imana yanjye kwibana nanjye igihe cyose, ntabona buri munsi, ntabona mu mihanda, ntabona mu makaritsiye, ariko mfite kwizera kwihorana nanjye, igendana nanjye. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko ibyo bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Iyo dufashe urugero rwa mbere ku bijyanye no kwizera kugira ngo twumve kwizera icyo ari cyo, turera mu gitabo cy'Abaroma ibice 4 guhera ku murongo wa 17. Reka wumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Aratubwira ngo nk'uko byanditse ngo nkugize sekuruza z'amahanga menshi, imbere y'iyo yizeye ariyo Mana izura abapfuye. Wenda reka mpere ku murongo wa 16. Nicyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu. Iryo sezerano ribone uko rikomezwa urubyaro rwose, nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo ni urw'abafite kwizera kwa Aburahamu, ari we sokuruza wa twese. Nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza z'amahanga menshi, imbere y'iyo yizeye ariyo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Aburahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza z'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ni kuri agacogora, ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanyishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana. Amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Amenya neza yuko ibyo Imana yasezeranyije ibasha no kubisohoza. Umugabo witwa Aburahamu, Imana yamuhaye isezerano, imubwira ko azagira abana benshi, imuha iryo sezerano, imujyana no hanze, imwereka hejuru inyenyeri, amubwira ngo raramurebe, baraziriya nyenyeri wabasha kuzibara. Aburahamu ati oya, Imana yamubwira ngo niko urubyaro rwawe ruzangana. Iramujyana imubwira ati bazangana nk'umusenyi wo ku nyanja, urebe ubwinshi bwawo abazagukomokaho. Ariko Imana ibwira Aburahamu yari agifite imyaka, abona hari icyizere, imyaka igenda yicuma agera ahantu agera mu myaka 100 atarabona icyo Imana yamusezeranyije. Bibiliya tubwira ngo agera ahantu na umubiri we usa n'umaze gupfa, uwa madamu we waracuze, adafite icyizere cy'uko uwo mubiri wabasha kuba runyurwamo ngo byamasezerano asohore. Byasaga nkaho byarangiye bitagishoboka. Dore kwizera icyo ari cyo. Kwizera ni ikiduhamiriza yuko iby'Imana yasezeranyije izabikora, kuko yizera ko yasezeranyije no kubikora ibasha kubikora, atagendeye ku by'amaso amwereka, kubigaragara atari byo agendeyeho. Kwizera ni ukumenya udashidikanya yuko ibyasezeranyijwe bizasohora. Kwizera ni ukubasha kugira icyizere, kugira igihamya cy'uko ibitagaragara ndetse biriho. Ibyo wabwiye bidahari ukagenda ubibona. Aburahamu yaje kwitwa Aburahamu. Mbere yitwaga Aburahamu, Imana imwita Aburahamu, bisobanuye ngo sekuruza w'amahanga. Atarabyara akana na kamwe, Imana imubonamo sekuruza w'amahanga, imubonamo ukomokamo amahanga.
kwizera n'amaso abona ibitagaragara muri aya maso dufite. Kwizera ni ukubasha gusingira ibitaraba kubaho, ukabona biri mu masezerano y'uko bimaze kuba impamo bihari, ukagenda ubifite, ukagenda ubyizeye. Imana yacu ishimwe cyane. Kwizera niko Bibiliya itubwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko ibyo bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba yuko ari iby'ukuri. Ndagira ngo mvuge kuri izi ngingo. Kubera iki dukeneye kugira kwizera? Kubera iki jyewe nawe dukeneye kugira kwizera? Ikintu cya mbere ni uko tubanza kumva akamaro ko kwizera. Impamvu dukeneye kwizera ni uko dukizwa kubwo kwizera. Dukizwa kubwo kwizera. Ahatari ukwizera ntabwo dukizwa. Umva kuri ijambo ry'Imana ritubwira, Abaefeso ibice 2 umurongo wa 8, haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Imana iduha agakiza, ukuboko kwayo kutwohereza agakiza kwitwa ubuntu. Ukuboko kwayo kuduhesha agakiza kwitwa ubuntu. Ariko iyo itanze, ni nk'umuntu yagiye gutanga amafaranga akagira gutya guhereza, ukuboko kwe akakurambura, nawe ugomba kwakira ukuboko, kurambura ukuboko kwawe kugira ngo wakire iyo mpano aguhaye. Imana yarambuye ukuboko kwita ubuntu, aduhereza agakiza. Kubw'ubuntu, kubw'ukuboko k'ubuntu kwayo iduhesha agakiza. Ariko natwe abantu kugira ngo tubashe kurambura ukuboko kwacu twakira iyo mpano, ukuboko dukoresha kwitwa kwizera. Kwizera niko gusingira agakiza. Kwizera niko gusingira iyo mpano yitwa agakiza. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ni ukuvuga ngo dukizwa kubwo kwizera. Hatari ukwizera nta gukizwa tubona mu buzima bwacu. Iyo dusomye mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 11, umva kuntu havuga, haravuga ngo bigaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka abeshwaho no kwizera. Ikiduhesha gukiranuka, reka nkwereke urugero. Iyo dukijijwe, iyo twizeye Yesu Kristo, tubabarirwa ibyaha byacu. Nta cyaguhanaguramo umutima ukurega. Iyo umaze gukizwa, nta kiguhanaguramo umutima ukurega usibye kwizera yuko amaraso Kristo yamennye ku musaraba yakogeje, yakwejeje, yaguhanaguye. Ntabwo wifiringa mu mubiri ngo wumve usheshe urumeza, ngo wumve hari ukuntu wumvise ubushuhe buza mu mubiri. Ntabwo ari feeling, si ibyiyumviro. Kwizera niko gutuma ugira icyo gitsikamutima cy'uko wababariwe, kuko wizera impongano wahawe muri Kristo Yesu. Kwizera niko kuduhesha agakiza. Twakijijwe kubw'ubuntu no kwizera, kubw'ubuntu bw'Imana. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ku ruhande rw'Imana hatabaye ubuntu ntitwakizwa, ariko no ku ruhande rwacu hatabaye kwizera ntabwo twakwakira agakiza. Niyo mpamvu bitubwira muri Yohana 3:16 ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo ibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese, wumva iryo jambo, umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntushobora guhabwa ubugingo buhoraho utizeye. Niyo mpamvu ya nkone yabwiye Filipo ngo ko mbona amazi, icyambuza kubatizwa n'iki? Kuko kubatizwa ni ikimenyetso cy'uko umuntu akijijwe, cy'uko yakiriye agakiza, cy'uko yahisemo gukurikira Yesu. Arambwira ati, niba wizeye n'umutima wawe wose nta kabuza ko ubatizwa, kuko habatizwa uwizeye. Kwizera rero niko kuduhesha iby'agakiza. Rero iyo umuntu amaze gukizwa, hari igihe akizwa akagira ngo hari umuntu buryo azabyumvamo yuko none habaye umurokore, akumva umubiri we wabyakiriye ko yakijijwe. Oya, ni umutima wizera, ukavuga uti nizeye Yesu Kristo. Kwizera niko kuduhesha impano y'Imana yitwa agakiza. Dukizwa kubwo kwizera. Ndagira ngo wumve impamvu ari iby'agaciro umukristo kugira kwizera muri we, kwizera Imana, kuko atari ukwizera nta gakiza. Icya kabiri,
impamvu dukeneye kugira kwizera. Usibye ko dukizwa kubwo kwizera, impamvu ya kabiri, tubeshwaho no kwizera. Tubeshwaho no kwizera. Umva ukuntu Bibiliya itubwira muri Habakuki ibice 2 umurongo wa 4, aravuga ngo dore umutima we wishize hejuru n'umutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Utari umukiranutsi, utizera Imana, umva ukuntu bimeze, abeshwaho nuko konte ye ingana. Iyo byazamutse yumva abayeho cyane, byamanuka ubuzima bukabura mushiranye. Abeshwaho n'impuhwe z'abantu. Iyo bamwishimiye yumva ubuzima bumeze neza, hanyuma bamwanga akumva isi yose yamuguye hejuru. Ariko ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera Imana. Nuvuga ngo ntago tubeshwaho n'ibyo dufite, ntago tubeshwaho n'ibigaragara. Ubuzima bwacu, abakijijwe, abizera, abakiranutsi, abakiranuka, tubeshwaho no kwizera. Ubuzima bwacu bwa buri munsi bugizwe no kwizera. Umunezero w'utizera ugenwa n'ibyo abantu bavuze, iby'amakuru yavuze kuri radio, ibyo abantu bamwijeje kumuha, iby'akazi abona agiye gukoza imitwe y'intoki. Ibyo nibyo bituma yumva ubuzima bwe bugizwe n'ibimuzengurutse n'ibirimo kuba. Ariko umukiranutsi abeshwaho no kwizera Imana. Wa mugani wa yanimo, beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Agakomeza akavuga ngo kuva ubu sintinyi bizaza ejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ku Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukubusa. Mbeshwaho no kwizera Yesu. Kwizera Imana niko kutubeshaho. Impamvu ushobora gusanga umukristo anezerewe bamwirukanye ku kazi, ugasanga afite umutuzo, ugasanga afite amahoro, ugasanga aracyasabana n'abantu, ugasanga aracyakunda abantu, ugasanga nta mushiha afite, nuko atabeshejweho n'ibimuzengurutse, nuko atabeshejweho n'ibyo atunze, ahubwo abeshejweho no kwizera Yesu, abeshejweho no kwizera Imana. Umunezero we niho uturuka. Niyo mpamvu uzasanga abantu babayeho badafite ibintu byinshi, bashakanye, bashobora kubana mu mahoro, bakishimira ibyo bafite, kubera ko ibyabo byose babeshejweho no kwizera Imana. Kwizera Imana niko kubatunga, niko kubahesha kubana neza, niko kubagusha neza, niko kubaha ibyiringiro. Ariko abadafite kwizera babeshejweho n'ibyo bafite, iyo byashize nabo barashira, byagabanuka nabo bakagabanuka. Nuvuga ngo they are up and down. Ubuzima bwabo bwose buhora ari circus. Ntabwo wa predicting ngo uvuge ngo azaba ameze gutya ejo. Oya, usanga ahindukana n'ibihe nk'uko ibicu bihinduka by'imvura. Ariko hahirwa abizera Imana, babeshwaho no kwizera. Abo ngabo nibo bakiranutsi b'Imana. Gutubeshwaho no kwizera niko Bibiliya ivuga. Iyo dukomeje, Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 11 wo nari maze no kuhasoma, aravuga ngo kuko muri bigaragara yuko ari nta muntu utsindishizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Tuzabeshwaho no kwizera. Karite y'ubuzima bw'umukristo igizwe n'ikigero cyo kwizera kwe. Iyo kwizera k'umuntu kukiri hasi, na karite y'ubuzima bwe iba hasi. Iyo kwizera kwe kuzamutse, na karite y'ubuzima niho igera. No kuvuga ngo dogere yo kwizera kwawe niyo dogere y'ubuzima ubayeho. Imana idufashe dukure mu kwizera, kuko ikigero tugezeho mu kwizera nicyo kigero cyo kubaho tuba tugezemo, kuko tubeshwaho no kwizera. Yesu ashimwe cyane. Tubeshwaho no kwizera. Iyo dukomeje tugasoma mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 17 baravuga ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera.
ubwo buntu tubuheshwa no kwizera, ariko tukabukuriramo kubwo kwizera. Ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ubuzima bwose bwa gikristo, urugendo rwose rwa gikristo ni urugendo rwo kwizera. Uko umuntu abayeho ahumeka bigatuma abaho, umukristo kubaho kwe kugizwe no kwizera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi kwizera kwe nigusubira inyuma ngo umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Ni ukuvuga ngo ikitubeshaho ni ukwizera kwacu. Kandi muzi ko Bibiliya itubwira ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ikigero cyo kwizera kwacu cyubakwa n'ikigero cy'ijambo ry'Imana tugaburirwa. Uko umuntu arya amafunguro agatuma akura agira sante nziza, niko n'umuntu yagaburirwa ijambo ry'Imana, arya ijambo ry'Imana ryubaka kwizera muri we. Kuko kwizera kwacu gushingira ku masezerano y'iby'Imana yavuze, kandi biri mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu umukristo udakunda ijambo ry'Imana, udasoma ijambo ry'Imana, utamenya ijambo ry'Imana, nta cyubaka kwizera kwe. Niyo mpamvu iyo usanga umukristo avuga ngo si nk'undi mwanya w'ijambo ry'Imana, biratangaje gusanga hari umukristo igihe cy'indirimbo akunda ambiance y'indirimbo, umwanya w'ijambo wagera akisohokera hanze akavuga ati ibyanjye byarangiye, ibyari ibyanjye byarangiye. Adakunda ijambo ry'Imana, agatunga Bibiliya atayisoma, ayifite muri telefone, ayifite nka Bibiliya yanditse, anayifite muri laptop no muri iPad, ariko ntajya ayisoma. Aba arimo kwihemukira, kubera yuko uko tugaburirwa ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni amasezerano Imana itwizeza, Imana itubwira. Ayo masezerano y'Imana iyatubwiye urayafata ukayizera, wayizera kubaka kwizera muri wowe. Ni byiza kumenya ngo kwizera kwacu nicyo kigero cy'ubuzima tubayeho kandi bushobora no kuba bwanezeza Imana. Iyo dusomye mu Bakorinto ba 2:5-7 haravuga ngo kuko tutagenda tuyoborwa n'ibyo tubona, ahubwo tugenda tuyoborwa no kwizera. Twebwe abizera, ibyo mbonesha aya maso simfite garanti yuko ari impamo. Bishobora kuhaba bikayoyoka mu kanya gato, nta garanti yo kuhaba kwabyo. Ariko iby'Imana yavuze naho byaba bitagaragara, ibyo nibyo bifite igihamya kizima yuko biriho, kabone naho amaso yanjye yaba atabibona. Kubera iki? Bisustaininzwe n'Imana yaremye ijuru n'isi, nibibeshejeho. Ibyo ngibyo bizaba impamo ku buzima bwacu. Imana idufashe twubakire ubuzima bwacu ukwizera, ubuzima bwacu bugirwe no kwizera. Mukiranutse azabeshwaho no kwizera, tubeshwaho no kwizera. Iyo bavuze ngo umuntu abeshwaho no kwizera, cyangwa tugenda kubwo kwizera tutagenda kubyo tubona, ahubwo tugenda kubyo tutabona, bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iki? Ibyo ngibyo kugendera mu kwizera ni ukubaho ubuzima kugendera mu kwizera ni ukubaho ubuzima bwita ku iherezo. Iherezo utaraba kubona, ukagenda utekereza ku iherezo, ubona iherezo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ni ukugebaho ubuzima bugenda bufite consciousness, kubona Imana kurusha abantu, gutinya Imana kurusha gutinya abantu. Imana itagaragara nkayumva cyane, nkayizera cyane, nkayemera cyane, nkayishingiraho ubuzima bwanjye kurusha kuwushingira ku bantu mbona. Ibyo nibyo bita ubuzima bwo kwizera. Ni ukubaha Imana kurusha uko nubaha abantu, kugendera mu kwizera. Ni ukubaha Imana no gukunda gukiranuka kurusha icyaha. Ibyo ni ubuzima bwo kwizera. Ni ukwemera kubaho ubuzima kabone naho bwaba bufite ikiguzi gikomeye cyane, ariko nkaba nzi neza kubwo buzima ari ubuzima bwubaha Imana yanjye. Ubwo ni ubuzima bwo kwizera. Kwizera ni ukubaho nzi neza ngo Imana yaremye ijuru n'isi izagororera abayubaha.
nkicara nzi ko hari ingororano ntegereje. Ubuzima bwo kwizera. Kwizera ni ugusigara mpagaze ku by'Imana yavuze, kabone n'ubwo haba hari abantu ndetse bafite igihagararo n'igitinyiro bashobora kuba batemera ibyo ngibyo. Ngasigara mvuga ngo ubwo Imana ari yabivuze, ibyo nibyo nzemera, niko kuzaba ukuri kwanjye. Ikintu gitangaje n'Abanyarwanda ubundi niko barahira bavuga ngo ukuri kw'Imana. Kwizera ni ukumva ko iby'Imana ivuga ariko kuri. Kwizera, tubeshwaho no kwizera. Reka nihute, hari ikintu ushaka kuza gutindaho, numva hari cy'Imana mbwira cyane gutindaho. Icya gatatu, impamvu dukeneye kwizera nuko buryo bwonyine twanezezamo Imana ni ukwizera. Bibiliya avuga ngo mu Baheburayo 11:6 haratubwira ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Ibikorwa dukora bikanezeza Imana ntabwo ari na kenshi, kuko bitwubwiye ni ibikorwa dukoze mu kwizera. Iyo baguhaye ruswa ukayanga, uragira ngo imbaraga zikwangisha ruswa niki? Ni ukwizera ko Imana iriho kandi igororera abahisemo guhagarara neza. Kwizera. Iyo ubaye nka Yosefu ukagira ikigeragezo gishaka kugira ngo kigusuke mu cyaha nka muka Potifari, igituma ubyanga ugasohoka ukavuga uti ntabwo nemeye, ukirukanka utaye umwitero wawe, niki? Ni ukuba wizera ko Imana yawe ikubona kandi izakugororera ku bw'ibyo. Igikorwa cyose uzarebe ukora kinezeza Imana nicyo ukoze mu kwizera. Igituma bashobora kuvuga ngo turashaka gufasha gutanga amafaranga yo kubaka urusengero, ugafata amafaranga menshi ukayatanga, ni ukuba wizeye ko Imana yawe ari yo uhaye kandi iyo Mana ijya igororera abakoze mu kwizera. Kwizera nicyo cyonyine gishobora kunezeza Imana. Hatari ukwizera ntabwo bishoboka ko twayinezeza. Urashaka kunezeza Imana? Baho ubuzima bwo kwizera, gendera mu kwizera, korera mu kwizera, nibwo buryo tunezezamo Imana. Haleluya. Abakoze ku mutima w'Imana bose ni abantu bahisemo kuyizera. Kuko kwizera Imana no kwibwira ngo uri umunyakuri Imana, ntujya uhemuka Mana, ntujya uhinduka Mana, ndakwiringiye mushikamijeho umutima, ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Icyo kintu gikora ku mutima w'Imana. Haleluya. Icyo kintu tuvuze ko ahatari ukwizera ntibishoboka ko twanezeza Imana. Reka nze gutinda kuri iki cya kane. Iki cya kane ni uko twakira amasezerano yacu kubwo kwizera. Ni kubwo kwizera tubasha kwakira amasezerano. Nababwiye ngo ukuboko kuduhesha iby'Imana iduha biva ku Mana ni ubuntu bwayo, ariko ukuboko kwacu kwakira iby'Imana isezeranya, umva ni iki se? Ni ukwizera. Kwizera niko gusingira iby'Imana itwizeza cyangwa itubwira. Twakira amasezerano kubwo kwizera. Mu Baheburayo 6:12 wumve kuntu havuga. Haravuga ngo kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Kugira ngo mutaba abanebwe bivuze ngo iyo nafite kwizera mba ndi nk'umunebwe. Kuko nababwiye ngo kwizera niko kuboko gusingira iby'Imana yavuze nkabifata bikaba ibyanjye. Kwizera niko kubisingira. Rero nababwiye ngo kandi kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tubaye abanebwe tukanga kujya mu ijambo ry'Imana ngo turisome, turyige, turikunde, kwa kuboko kwitwa kwizera kudusingiriza aya masezerano kurabura. Hakaba hari amasezerano y'Imana ari hariya, ariko ntitubashe kuyakira ngo ahinduka yacu. Kubera iki se? Nta kwizera kuturimo, nta byanditswe twasomye, ntabyo tuzi.
umukiranutsi w'Imana agomba gukunda gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ryubake kwizera muri we, uko kwizera gutume abasha gusingira amasezerano yose Imana yavuze ku buzima bwe. Ni iby'agaciro. Kwizera niko gutuma dusingira amasezerano. Reka tugaruke kuri cya cyanditswe kiri mu Baroma ibice 4 umurongo duhere ku wa 17. Ahangaha ndashaka matinde ngutera inkunga muri uyu munsi kugira ngo kwizera kwawe kuzamuke, ubashe kubaho ubuzima buri ku gipimo cyo kwizera kwawe. Niba bivuga ngo tubeshwaho no kwizera, bivuze ngo ikigero cyo kwizera k'umuntu nicyo kidetermina cyangwa kigena ikigero cy'ubuzima abayeho. Ubuzima bwawe ntibwarenga ikigero cyo kwizera kwawe. Rero uko tuzamuka mu kwizera, ikigero cyo kwizera tugezeho nicyo kigero cy'ubuzima, niyo value y'ubuzima bwacu tuba tubayeho. Imana idufashe. Abaroma ibice 4 guhera ku murongo wa 17. Murongo wa 17 uravuga ngo nkuko byanditswe ngo mugize sekuruza w'amahanga menshi. Imbere y'iyo yizeye ariyo Mana izura abapfuye ikita ibitariho nkaho ari ibiriho. Kwizera batubwiye ngo ni ukubona ibitariho nk'ibiriho. Iby'Imana yavuze bikava muri abstract, amaso yawe y'umwuka agatangira kubibona biriho. Nk'itorero Imana yatubwiye ko tuzagira umusozi witwa Potter's Hill, tukubakaho urusengero rwa Potter's Hand Church. Tukiri ahantu hafunganye tutaraba kubona ubwo butaka. Uyu munsi tuvuga Imana ubwo butaka yarabuduhaye. Icya kabiri, urwo rusengero rwatangiye kubakwa, muraza kurubona amatangazo aho rumaze kugenda rugera rwubakwa. Nukuvuga ngo iyo Imana ikubwiye ikintu kuko si umunyabinyoma ngo ibeshe, ibyo bintu bizabikora. Utangira kubibona, ukabona Potter's Hill itaraba kubaho, ukabona Potter's Hand Church ikabona yubakitse, ugatangira kubona training z'aba missionaries zikorwa, ugatangira kubona ibiterane mpuzamahanga, ugatangira kubona gutoza abantu, ugatangira kubona bya bintu byose aba missionaries boherezwa kujya gutangira insengero, ma churches, ugatangira kuyabona ibitariho ukabona biriho. Ntabwo ubanza kubibona byubatse ngo bibone kubaho, ahubwo ubanza kubibona mu kwizera ukazabona kwibonesha amaso. Unizeye ko nzajya mu ijuru, sinkeneye kubanza kubona mu ijuru, nkeneye kuhizera kandi nzabayo, nzahabona. Hari umunsi tuzahurira je nawe niwizera Yesu Kristo, tukavuga ngo dore hahandi mu ijuru twavugaga ngaha. Kwizera niko kuduhesha amasezerano. Kubona Bibiliya tubwiye ngo kuko yita ibitariho nkaho ari ibiriho. Murongo wa 18, Aburahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nkuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ni kuri agacogora. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanywa no kutizera. Umva, ntiyashidikanywa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera. Umugabo witwa Aburahamu, Imana imubwira ko azaba sekuruza w'amahanga menshi. Ni izina imuhindura izina ryitwa Aburahamu, iza kumwita sekuruza w'amahanga. Agenda ari sekuruza w'amahanga, ubundi ujya kuba sekuruza ari uko ufite umwana wabyaye n'umwana akabyara. Ariko none nta n'umwana n'umwe afite, none aragenda yumva ko ari sekuruza. Iryo zina icyo barimaze ni ukugira ngo rimumurememo kubona ibitarabaho n'ibiriho. Kubona ibitarabaho n'ibiriho, sekuruza w'amahanga. Inshuti z'Imana, ni iby'agaciro kwizera kubona ibitariho nk'ibiriho bikazabaho, ariko arabanje kubibona bitaraba kubaho. Aburahamu Bibiliya tubwira ngo agera ahantu ngo umubiri we usa n'uwapfuye amaze gusaza, yarashize, ari mu myaka 100, ngo n'umugore we Sara yaracuze. Environment imuzengurutse imugaragariza ko bitazashoboka ko byarenze, kuko amazi asa n'ayarenze inkombe. Hari kumva nkubwire, biratubwira ngo ntabwo ibyo ngibyo abonesha amaso byacogoje kwizera kwe ngo bitumye ashidikanya ibyasezeranyijwe, ngo ahubwo ngo kwizera kwe kurushaho gukomera.
ngo yiringizwa n'iby'amasezerano y'Imana yavuze. Iyo bigeze aho ngaho bishatse kuvuga ngo kwizera kwanjye kugomba gushingira ku by'Imana yavuze kurusha ku byo mbona. Ibyo mbona bishobora kumbwira ngo dore umubiri wanjye urashize, umubiri wanjye urashize, ntago bigishobotse gusohora, ngo dore circumstances zimeze nabi. Imana irababwira kubaka, ukabona korona iraje, ukabona ubukungu bwashwanyutse, uti ntago bigishobotse, reka mpindure viziyo, mpindure bugufi, ntekereze akanyakatsi itagiye kunsaba byinshi. Ariko Imana yasezeranyije ntabwo itegekwa na covid, ntabwo itegekwa na corona, ntabwo itegekwa na seasons, ntitegekwa n'ibihe, niyo mwami w'ibihe byose. Isigara ibyo yavuze bigishoboka gusohora. Aburahamu yageze ahantu iby'Imana yamubwiye bisa nkaho byari bikwiye gushidikanywa, kubera yuko icyambere agejeje imyaka 100. Arabona umubiri we warapfuye. Iyo avuga umubiri we warapfuye, arabona hari ibyo umubiri we udakora. Biratubwira ngo abona umugore we yaracuze, ntabwo yatekereza gusama, yaracuze. Ibyo byose byabona bikaba ari bimutakarisha ibyiringiro, bimubwira ngo nta kwizera ntibizaba. Ariko Aburahamu yanze kwemera ibyo abona, asigara yemera iby'Imana yavuze, kabone naho bitaboneka. Uko niko bita kwizera. Kwizera iby'Imana yavuze. Inshuti y'Imana irimo kunkurikirana, sinzi amasezerano Imana yaguhaye, sinzi iby'Imana yakubwiye, ahari circumstances zikuzengurutse zirasa nkaho zirimo guhakanya ibyo wabwiwe. Imana yakubwiye, tekereza Imana kugira ibintu ikubwira byo gutangira gukora insengero, gukora ibi n'ibi, hanyuma ukajya kubona, ukabona haje covid, mumaze imyaka 2 mutanaterana, utazi na bene siyo bari. Ibyo byose ushobora kubibona, ukabona nka wa mubiri wa Aburahamu wasaga nk'uwapfuye, ukabona bimeze nka Sarayi wacuze, ukabona bisa nka hari amazi yarenze inkombe. Ariko aho kureba ibirimo kugaragara, amaso yawe yahange ku by'Imana yavuze, kuko Imana si umuntu ngo ibeshe, si n'umwana w'umuntu ngo yivuguruze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Nshuti z'Imana, mureke kwizera kwacu kuzamuke. Reka kwizera kwawe kuzamuke. Nushingire ku byo ubona. Nibyo ijambo ry'Imana tuvuga ngo kuko tutagenda tuyoborwa n'ibyo aya maso yacu abona, ahubwo tugenda tuyoborwa no kwizera. Niyo mpamvu umugabo witwa Nowa Imana yaramubwiye ngo hagiye kuba umwuzure, hagiye kugwa imvura, haba umwuzure mwinshi. Ahantu igihugu yari arimo nta mvura yahagwaga, hari mu butayu. Imana yamubwiye ko igiye kuzana imvura nyinshi, umwuzure, ayubake ubwato, inkuge. Umugabo witwa Nowa yizera iby'Imana yavuze, yurira imisozi, atema ibiti, atangira kubaza. Muzi ko abantu bari ngo Nowa arabaza, Nowa yemwe arabaza. Yego, ariko nubwo tubirimba mu ndirimbo, wari ukeneye kubitekerezaho. Ni umushinga wamaze imyaka irenga 100 ari mu kubaza inkuge, nta mvura iragwa. Ariko avuga ati ubwo Imana yavuze ko imvura izagwa, amaherezo y'umwuzure uzaza kandi uzatungurana, reka mbaze inkuge. Abandi baramusetse, baravuga bati uyu ni umusazi, wowe ubaza inkuge ngo hazaza umwuzure, nta n'imvura tugira. Bo baragendera ku byo babona, baragendera ku byo siyansi babwira, baragendera ku byo meteo babwira, baragendera ku bigaragarira amaso. Ariko Imana yo mu ijuru ni igenga meteo, Imana yo mu ijuru ni igenga imibiri yacu, Imana yo mu ijuru ni igenga ibihe, iri hejuru yabyo. Rero icyo yavuze kidifayinga cyangwa gihinyuza ibigaragara. Imana yacu ishimwe cyane. Nowa abaza inkuge kubera ko yizeraga ngo nubwo nta mvura ndabona hano hantu igwa, nubwo nta mwuzure ndabona ukomeze, kuva Imana yarabivuze, ngewe ndabibona biba, ngiye gukora inkuge izareremba ku mazi. Atangira kubona amazi y'umwuzure, yubaka inkuge izareremba hejuru amazi adahari. Amazi yaje asanga inkuge yamaze kubakwa. Abantu rero benshi bifuza ko imvura ibanza ikagwa, akabona gutangira kubaza inkuge. Yifuza ko amazi atangira kubona ko ahari ibigaragara kugira ngo atangiye guplaninga. Abagabo n'abagore bo kwizera babanza kubaza inkuge, imvura ikaza nyuma. Bwana asifiwe sana. Iyo mvuze ibyo nuvuga ngo iyo ufite kwizera, hari intambwe yo kwizera utera, ibikorwa byo kwizera ukora, bya bindi Imana yavuze bikaza bisohoza icyo yo yavuze. Ikiza nuko yo yavuze irizerwa, amaherezo ibizabisohoza. Imana yacu ishimwe cyane. Kwizera niko kwatumye Aburahamu akora ibyo. Umva, kwizera Bibiliya tuvuga ngo kwatumye umugabo witwa Yosefu avuga iby'amagufwa ye,
abwira bene wabo arababwira ngo nzi ko Imana itazabura kubagenderera kuko yabisezeranyije Aburahamu many generations, generation nyinshi zatambutse. Aravuga ngo kuko Imana yabivuze nimuzabura kugirirwa neza mukava muri kino gihugu cy'uburetwa, muzataha mujyi Kanani. Ariko nimuramuka mujyi Kanani amagufwa yanjye nimuzayareke ngo agume hano muri kino gihugu, muzayatwara i Kanani. Avuga iby'amagufwa ye. Bagenze imyaka 40 bikoreye amagufwa ya Yosefu kuyajyana i Kanani kubera ko umugabo wo kwizera yabonye imyaka myinshi imbere ye, imyaka 400, amasezerano azasora mu myaka 400. Aravuga ati amagufwa yanjye muzayatware. Abivuga batarataha. Kwizera niko gutuma tubasha gusingira amasezerano iby'Imana yavuze. N'iby'agaciro nshuti z'Imana. Niba Nowa ari kwizera kwatumye bimeruko, niba Yosefu ari kwizera kwatumye bimeruko, niba Aburahamu kwizera kwaratumye abasha kubona yiringira ibitari bitakwiringirwa, abone ibitabonwa n'aya maso, natwe Imana idufashe nitugende tuyoborwa n'ibyo tubona, tuyoborwe n'iby'Imana yavuze. Usigara uvuga ngo nzi ko Imana, abana bawe barebemo icyo Imana yabavuzeho, urushako rwawe rurebemo icyo Imana yabakuvuzeho, ministeri umuhamagaro urebe uko Imana yabivuze. Nturebe circumstances zikuzengurutse, ngo urebe ahantu uri agafunda urimo, urebe circumstances urimo wumve ko ari aho bihiniye. Oya, ntago tuyoborwa n'ibyo tubona, tuyoborwa no kwizera. Ndacyafite kwizera kw'iby'Imana yatubwiye. Reba mu mwaka urimo urarangira, turi mu kwa 12, iminsi mike isigaye ngo umwaka urangire. Hari iby'Imana yakubwiye muri uyu mwaka, umwaka ujya gutangira, hari ibyo wanditse ahantu. Hari benshi bamaze kubitakariza icyizere kubera ibyo babona n'aya maso, akavuga ati none se niba yaravuze ibi kubyo mbona bimeze gutya. Urayoborwa n'iki? N'ibyo ubona cyangwa urayoborwa n'ibyo yavuze? Ibyo yavuze ntibibesha, niko bimeze. Sigara ukibyatura. Bamwe babivanye no kuri nuza zabo, kuri status zabo, abandi babivanye no kuri za nuza zabo aho bari barabyanditse, batangiye kuvuga ati iby'Imana yavuze ubanza naribeshe. Oya, siko bimeze. Oya, siko bimeze. Iby'Imana yavuze ntago byavuyeho, byizere. Ibuka babagabo 12, umugabo witwa Mose yatumye gutata igihugu. 2 bagarutse, 10 bagarutse bavuga bati igihugu cy'i Kanani ni cyiza ariko nitwakijyamo abantu baho nibihangange ntago twabakubita hasi, batunesha, baturuta, rwose batubonaga tumeze nk'izige, tumeze nk'isena imbere yabo. Ariko abagabo 2 bafite kwizera witwa Yosuwa na Kalebu baravuga ngo ibihangange biriyo ndetse n'inkike z'amabuye nini cyane, ariko dufite kwizera yuko Imana nibitwishimira ikaba yaduhamagaye tubwira ngo itujyanye mu gihugu cy'amasezerano. Ntabwo yatubwiye ko tugiye gupfira mu butayu, ntiyatubwiye ko tugiye gupfira mu nyanja itukura, yaratubwiye ngo itujyanye mu gihugu cy'amasezerano gitemba amata n'ubuki. Ubwo yabivuze, ibyo nibyo duhagazeho, ibyo nibyo dushikamyeho. Mpagaze ku isezerano, mpagaze ku by'Imana yavuze. Uko niko kwizera iby'Imana yavuze kurusha ibyo tubona. Bari abagabo 10 bizeye ibibonwa n'amaso, bizera ko ibihangange bizabarya bunguri, bizabica batabitsinda. Ariko bano bagabo 2 bizera ibitabonwa, bizera iby'Imana yavuze ko ari byo bizasoho. Inshuti y'Imana, mureke twizere Imana. Imana izamure kwizera kwacu. Ntubegende ubeshejweho n'ibiboneka n'ibigaragara, ugende ubeshejweho n'iby'Imana yavuze, n'ibyo bizima. Tubeshweho no kwizera. Shikama rero, hagara amasezerano, hagara mu by'Imana yavuze, hagara mu cy'ijambo ryayo rivuga. Ntugende kubyo ubona. Hari icyo umubiri ukubwira, dore bimeze gutya. Hari icyo amikora kubwira, dore byifashe bitya. Hari icyo ubukungu bukubwira, dore bimeze gutya. Ibyo byose nibibonwa n'amaso. Izere iby'Imana ivuga kurusha iby'amaso akwereka, kurusha ibyo feelings zikubwira, kurusha ibyo amarangamutima akubwira, kurusha ibyo ibyiyumviro bikubwira. Hagara ku by'Imana yavuze. Bariya 10 bagarutse batanga raporo y'ibyo umuntu wese yatanga n'umunyamakuru usanzwe yavuga, ariko bariya 2 bagarutse bavuga icyo Imana ibavugaho, icyo Imana yasezeranyije. Reka natwe tubaraho duhagarara, ntutentebuke, ntucogore, ariko niba dushaka kudacogora dukomeze duhagarare mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikubere ifunguro rya buri munsi, kuko dore ijambo ry'Imana niryo rigaburira kwizera kwacu kugakomera. Niyo mpamvu ukeneye kujya muri connect group ukasangira na bene data ijambo ry'Imana, ukabyuka mu gitondo dusangira ijambo ry'Imana muri twibature buri mu gitondo, ukemera kujya ku materaniro nubwo yaba ari kuri Zoom cyangwa se kuri YouTube, ukavuga ngo ndayajyaho kugira ngo tukomeze gukura mu ijambo ry'Imana, kubera ko nidukomezwa mu ijambo ry'Imana
kwizera kwacu kuraba kubakitse. Mureke tubeshweho no kwizera, ntitubeshweho n'iby'amaso yacu abona. Uwiteka kugire neza, agukomeze mu kwizera, agukuze mu kwizera, yongera inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana muri wowe, kugira ngo iryo jambo ry'Imana ryubake kwizera muri twebwe, mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Pastor arakoze cyane, turamushimira. Imana imuhe umugisha kandi ikomeze imuganirize, ikomeze imuhe ubutumwa bwiza bugamije gukuza abakristo yamuhaye kuyobora, kandi n'umubiri w'Imana bose ku isi aho turimo turakurikirana ijambo ry'Imana n'iyi service. Imana idushoboze gufata ijambo ryayo mu mitima yacu kandi tukayishyira mu bikorwa. Tugana rero ku musozo w'amateraniro yacu y'uyu munsi, tugiye kubanza gutanga ibya 10 byacu n'amaturo. Barabereka uburyo butandukanye mwakoresha mutanga amaturo, yaba kuri momo, yaba kohereza kuri konti z'itorero. Ibya 10 byanyu n'amaturo mu bitange kugira ngo Imana ikomeze kuduha umugisha kandi n'umurimo w'Imana ubashe gutera imbere kubwo gufashwa kwacu. Tugiye rero ngiye kubabwira n'amatangazo, ntago ari menshi cyane, ni ibintu dusanzwe tubwirwa kenshi. Tuributswa yuko umurimo w'Imana wo kubaka itorero ukomeje. Church yacu, urugo rwacu tuzajya duteraniramo kenshi kuri Potter's Hill, harakomeje ibikorwa byo kuhubaka. Amafoto murimo muragenda muyabona. Turagira ngo tubatere inkunga, ntibibe ibintu urebera hirya uvuga ngo abandi bazahubake bazabikore, ahubwo nawe gira icyawe ushyiraho kugira ngo umunsi tuzaba twahicaye tuzabe dushima Imana tuvuga ngo aha ni ahacu, aha ni mu rugo rwacu. Hari form ihari ikoreshwa mu kwitanga. Hari amakuru utanga ukavuga uko ushaka gutanga, wenda utanga buri kwezi cyangwa utanga inshuro imwe. Murayibona muri link irahari muri description z'iyi service murimo gukurikirana, mwabirebaho hanyuma mugahabwa umugisha mwitanga kubw'umurimo w'Imana ukomeye. Dukora rero n'amateraniro buri kuwa gatatu, murabizi turahura guhera saa 2 z'ijoro kugera saa 3 n'igice, ni isaha imwe n'igice gusa yo guhura tugasenga hamwe nk'itorero, tukumva ijambo ry'Imana kandi tugahabwa umugisha cyane. Ikindi nuko amateraniro ijambo ry'Imana rinyuzwaho kuri Sana Radio, ni kuri 98 n'ibice 0 guhera saa 7 kugera saa 8 tuba turimo kumva ijambo ry'Imana. Nawe ushobora kuza gushyiraho radio yawe ayo masaha nagera ugatega ijambo ry'Imana amatwi, kubera yuko ngo kwizera kuzanwa no kumva no kongera kumva kandi ijambo ry'Imana. Ikindi rero ni amakuru meza dufite yuko itorero ryaduteguriye amateraniro noneho turi kumwe, physical meeting. Bizaba ku itariki 26 z'ukwa 12, bukeye Noheli yarayibaye, tuzateranira Eglise Vivante ya Nyarugunga, ni ugana Ikabuga hirya gatoya ya Legacy. Ntago mwayoba, umuntu wabaza, tuzafatanya twese tuhagere, ariko twongere guhura, twongere kubonana, twongere guteranira hamwe nyuma y'imyaka myinshi duterana buri wese ari iwe kuri online gusa. Uwo munsi tuzagira umunsi wo gushima Imana cyane kubwo kurinda kwayo, kubwo kuba itugejeje kuri uwo munsi tuzaba tugezeho, dushima kandi turi hamwe twese. Hazaba rero no gusengera abana batoya bose bavutse muri iyi myaka tumaze tudahura. Murabizi ko nk'itorero ntago tubatiza abana batoya, umuntu abatizwa ari uko yakuze akizerera kubwe nk'umuntu mukuru uzi ibyo barimo baramubwira, akaba ari we wifatira icyemezo cyo kubatizwa. Ahubwo icyo dukora turabasengera abana batoya, tukabaragiza Uwiteka kugira ngo azashobore kubakuriza mu nzira ze no mu biganza bye, kandi n'ababyeyi baba bahari bakiyemeza ngo tuzafatanya n'Imana kurera uyu mwana.
uwo munsi rero tuzasengera abana tunashima n'Imana no ku buzima bwabo. Ba covid babies tumaze kugira ni benshi, hari abarimo kwiyandikisha. Niba nawe uhari utariyandikisha, wihutire kwiyandikisha kwa Pastor Yasent, bagushyiremo umwana wawe, uzamuzane tumumurikire Imana kandi Imana izamuha umugisha. Bizaba rero kuri 26 nkuko nari mbibabwiye kuri Eglise Vivante. Bizahera iteraniro rizahera saa 9 kugeza saa 11 n'igice. Guhera saa 9 tuzaba dutangiye kugeza saa 11 n'igice kuri Eglise Vivante. Ntimuzabure kandi turizera neza cyane nk'itorero ko Imana izaduhana umugisha. Tugeze rero ku musozo w'amateraniro yacu, tubabwira yuko mwakomeza gukurikirana itorero ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, hose Potter's Hand Ministries irahari, mwayishaka mugakurikira kugira ngo tujye tugendana, mujye mubona n'ibyo itorero rigenda rigeraho uko iminsi igenda. Mwakoze cyane kubana natwe muri aya materaniro, mwakoze gutega ijambo ry'Imana amatwi kandi no gufatanya na worship team kuramya Imana. Imana ibaho umugisha cyane. Tugiye gusenga isengesho rya nyuma dusoza, kandi Imana ibaho umugisha. Icyumweru gishya tugiye gutangira, ikibaheremo umugisha, muzabone kubaho kw'Imana n'ukuboko kw'Imana mu buzima bwanyu bwose. Dusenge. Witeka Data, Mwami Imana, twongeye kugushima uyu mwanya mwiza tumaze muri iri teraniro, ijambo ryawe rikomeye twumvise Mwami Imana, kuramya no guhimbaza kwabaye tuyobowe na worship team. Mwami, turabigushimiye byose ni kubw'ubuntu bwawe. Ni wowe udushoboza, ni wowe uduha imbaraga zituma dukora ibyo dukora. Mwami, turagushimye rero kubw'ijambo ryawe. Mwami, turagusabye ngo ukomeze kutuyobora, ukomeze gukuza kwizera mu mitima yacu, mu bwenge bwacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tujye duhora tuguhanze amaso, ari wowe tureba, ari wowe twizera muri byose. Papa, iki cyumweru cyiza gishya tugiye gutangira Mwami, kizatubere cyiza twese. Buri muntu wese aho akora, aho yiga, aho agenda, aho aryama, Papa uzahaturindire, uburinzi bwawe buzabane natwe, kandi icyubahiro cyawe aricyo kizakomeza gishyirwa hejuru muri byose, mu byo tuzaba dukora byose. Uzadushoboze gufata ibyemezo byiza, uzadushoboze kugendera mu nzira zawe nk'uko dukeneye, kandi tuyobowe n'umwuka wera uwo wadusigiye kugira ngo atubere umujyanama mwiza. Urakoze Papa, uha umugisha ubwoko bwawe bwateranye natwe uyu munsi, kandi Mwami muri byose dukomeze kukubona, dukomeze kubona ukuboko kwawe mu buzima bwacu. Urakoze Papa, turagushimye muri byose, ushyirwa hejuru none n'iteka ryose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Amen. Imana ibaho umugisha torero, naho utaha.